murakoze abakurikirana Baho TV, turi kumwe n'umukozi w'Imana watangira wibwira abantu. Nitwa Stella Christine Manishimwe aka Ninjye wa mugore. Ako kantu ko bagakunda cyane abantu bakurikira indirimbo zawe, wababwira iki? Ndashimira Imana ko ishobora gushyira umuntu ikintu ku mutima kikaba umuti w'ibibazo imyaka igihumbi. Nyine kugaruka mvuga ngo Ninjye wa mugore bifite ubusobanuro bukomeye, koko kugaruka birakwiriye. Nari naragiye imbere y'Imana ndira, kugaruka ngaruka nshima, ngaruka nyibutsa ngo ninjye nubwo itajya yibagirwa, ariko naje mpamya ko ari njye. Aho mama kababwiyeho gato ubwo baririmbira nubwo tudafite izindi mikoro zitandukanye, nta kibazo ariko barakumva. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore Befri avuga amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Hallelujah, amen. Nanya ndumva giye amen. Aba mama cyangwa mu kinyarwanda gisesuye abagore bayakiriye bati? Abagore bayakiriye nk'intsinzi kuri bo, nishimwe ridasaza ritajya rigashuka mu mitima y'abumviye indirimbo. N'abagabo naje kubatekerezaho ndavuga ngo nabo bajya bavuga ngo Ninjye wa mugabo, ariko intsinzi ikomeye ni y'abagore. Wakabaririmbira nako? Kera abagore bumvaga batagira ijambo, ari abantu basigajwe inyuma n'amateka, ariko abagore twasanze turi imbaraga z'igihugu n'itorero, turaba umumaro, tudahari nta cyakora. Urabohotse gukora umurimo w'Imana, watumye abandi babohoka. Yes, natumye byaba inspiration. Abagore bumvaga badashoboye bagiye babona ko bashoboye. Umugore arajya mu nzego zose agafata icyemezo. Abagore barashobora kuba abenjeniyeri, abagore barashobora gutwara imodoka. Hariya hirya nabonye abagore batwara amagare. Donc abagore ni abanyembaraga, ni abatsinzi no kurushaho ku bwa Kristo. Rero kugaruka mvuga ngo Ninjye wa mugore newe ishema nabyo. N'abagabo kandi nimwe babagabo, twasenze Imana tuyisaba amahoro yarayaduhaye, twasenze Imana tuyisaba umugisha yarawuduhaye, na viziyo tuyirimo. Amen, amen. Amen. Iki giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge bahuriye amateraniro atandukanye, harimo amatorero atandukanye, twabonyemo abakatolike, abameyari, ADPR n'inzego z'umutekano. Wabwira icyo abamama bakiri mu biyobyabwenge? Turashimira Imana kwireba igikenewe akaba ari kishyira imbere. Compassion International ifatanyije n'amatorero yose mu Rwanda bagize umutwaro wo kubona urubyiruko rurimbuka ruzize ibiyobyabwenge. Abagabo n'abagore batarimo gutera imbere, akaba yahingiye amafaranga 1000 yakayaciye mu rugo agakora ibindi, ariko akayagura itabi cyangwa akayagura inzoga zituma ari butahe wenda yanakomeretse, yanarwanye bakamutera ivide. Donc babona ni byiza ko twabwiriza abantu ubutumwa bwiza. Rero ni umutwaro ukomeye kuri twe, ni inshingano yacu abari hafi na kure kubwiriza abantu ubutumwa bwiza buhindura, ubutumwa bwiza bukiza. Donc nk'iyi TV abantu bakongera bakabaho. Abantu bakwiriye kubaho kandi mu bwiza bw'Imana, bakabaho badashaririwe n'ubuzima, kuko iyo Kristo ageze muri wowe ahindura ibintu byose kuba bishya. Rero ni umutwaro mwiza, twagize ishyaka, turimo kubona Imana yarakoze icyo yagombaga gukora. Abantu barimo gukizwa, bagore bakiri mu biyobyabwenge bareke gukererwa, ntibigirire nabi. Kristo aracyatanguza cyane ko bo banica abana. Yes, ibiyobyabwenge ugifasha uri umumama n'abana ntibatinya kugifata. Umugore wundi mu kinyarwanda baravuga ngo utumye umugore abageze kuri bose. Umugore agera ku mugabo, akagera ku bana be, akagera ku baturanyi. Donc imbaraga z'akanwa tuzibitse. Abagore message yose twatanga yagira aho dushaka kugera. Rero umugore akwiriye gusigasira, akwiriye kubungabunga ubuzima bw'umuryango, ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'abamugose buri mu biganza bye. Kuba icyitegererezo cyiza ni inshingano yacu nk'abagore, hanyuma tubeho kandi tubeho neza. Turagushimiye, ariko ntiwasoza utongeye kubaririmbira, kuko buriya yaba bari mu Rwanda, muri Amerika, muri Aziya, Europe, abakurikira Baho TV, indirimbo yawe Ninjye wa mugore cye n'indi itandukanye irabafasha. Ongera ugira icyo babwira. Inshingano naha umuntu wese ukurikira iyi ndirimbo nuko dukwiye kubaho ubuzima bushimwe. Izingiro ry'indirimbo ni amashimwe, ariko kandi no kugaruka tuvuga ngo nitwe. Bundi abantu bakunda kubihakana. Umuntu wari umukene umubwira ati ko kera wari ukene, ashobora kwikubita nawe akavuga ati reka wimbeshye. Umuntu arava mu cyaro arwaye amavunja yagera i Kigali, yasa neza kumwibutsa ko ari we, yanabihakana. Ariko twe turagaruka twemera ko ari twe. Hallelujah, amen. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore na
naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe, nari mfite ibibazo bikomeye cyane, ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera. Data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira, Yesu warakoze. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere, oh Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Nanjye ndavuze ngo wa mugabo we, wa musore uvuga ngo ninjye wa mugabo, ninjye wa musore, ninjye wa mumama. Oh, haleluya. Imana ishimwe, n'Imana izirikana, tugaruke tuyishimye. Amen. Amen. Iki ni igihe cyiza cyo gukorera Imana, gusaba umugisha, Nyagasani akwagure, akugirire neza, kandi aguhe n'izindi mpano zitandukanye, ukomeze ufashe abamama, ukomeze ufashe abapapa, Nyagasani aguhe umugisha. Amen. Namwe murakoze. Amen. Amen.